muhaye ikaze nanone kuri Bansi de Life TV. Uyu ni mwanya mwiza mumenyereye tubageza ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwa natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abatwandikira, abantu mutwunganya mu buryo bwose butandukanye, n'ukuri turanyuzwe ku bwanyu. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Tugiye kwera hamwe ibintu 8 bituma umugore agutakariza ikizere. Ibintu 8 bituma umukobwa uri mu buzima bwawe agutakariza ikizere. Bagabo basore mu nkurikira, mubimenye neza yuko ubu ahantu ibintu biba bigeze, umugore n'umuntu utangiye gucana ku maso. Cyane cyane n'abankurikira rero, ntabwo muzongera kubabeshya. Menya neza yuko ibi bintu niba utabyitaho, hari undi mugabo cyangwa undi musore witeguye kubyitaho, akukana uwo mugore mwiza cyangwa se umukobwa mwiza wari wihebeye. Rero ibi bintu mu biha agaciro ko ari 8 ukurushaho kutabikoraho, umukobwa uri mu buzima bwawe arushaho kugutakariza ikizere. Ikintu cya mbere rero, niba ufite impano yo kumubeshya nubwo kabara akantu gatoya, abadamu bafite impano bahawe n'Imana. Umudamu urimo kumubeshya arabibyumva, arafiringa, afite imbaraga muri uhita imwereka yuko urimo kubeshya. Amaso yawe, mu menyo, uko utekereza, amajeste uri bukore, wikora ku mutwe, wikora ku zuru, wikora hehe, ahita abona ko urimo kubeshya. Kandi umuntu urimo kubeshya, ibi majeste yose akora abikora adatekereza, bikora inconsciemment, ntabashe kumenya ko arimo kubikora. Rero umugore arakwitegereza agahita amenya ko urimo kumubeshya. Rero nuzibona ukunda kubeshya umukobwa cyangwa umugore mu buzima bwawe, menya ngo urimo uracukura icyobo, urimo uracukura umworera wo kugira ngo mutandukane. Rero umugore yamaze kumenya neza yuko umubeshya, ni ikimenyetso yuko utamuha agaciro, ni ikimenyetso yuko umufata uko utakagombye kumufata, uko utabona agaciro afite mu maso yawe. Rero kubeshya ni ikintu gituma umugore agutakariza ikizere, agatangira asubira inyuma gahoro gahoro. Kandi iyo asubiye inyuma, umugore yafashe icyemezo cyo gusubira inyuma, biragoye kumugarura. Kwirinda biruta kwivuza, muramenye. Ikintu cya kabiri noneho rero, poor communication, pauvre communication, poor communication, kutamuvugisha cyangwa se ukamuvugisha nabi. Hari abafite impano yo kutontoma, bakavuga nabi, bakavuragura amagambo menshi, ibitutsi cyangwa se n'andi magambo agaragaza yuko uwo muntu afite ikibazo mu mutwe. Niba utazi kuvuga neza, niba udaha umwanya umudamu umukobwa ngo muvugane, kandi mujyane ibihe byiza, museke rwose, mwunganirane mu kuvuga ibintu bya henanjya hehe, byamva henanjya hehe, umudamu uzamutakaza. Abadamu bakunda abagabo bazi kuvuga, ariko noneho bazi kuvuga neza. Ntabwo abadamu bakunda umugabo ukunda gutontoma, uvuga naba kubitagura ibintu byose kugira ngo wumvikanishe yuko ijambo urimo kuvuga ari ryo ukuri cyangwa se ari rya kigabo. Ntabwo umugore akeneye yuko ukora ibintu runaka ngo uharanire ukuri umugabo, uko arabizi yuko uri umugabo nyine. Kwirinda biruta kwivuza, muramenye. Ikintu cya gatatu rero, kwirengagiza amarangamutima yiwe. Ibyo bintu bituma umugore agutakariza ikizere, akagenda asubira inyuma. Iyo agiye abona neza yuko utajya wita ku marangamutima yiwe, nta kintu mugihuriyeho, arakureka akigendera. Iyo utita ku marangamutima ye, ababona neza yuko muri gahunda yawe ntabwo ari umugore w'ingenzi mu maso yawe. Rero hari abandi bagabo, hari n'abandi basore biteguye kumugira uw'ingenzi, rero baramugutwara nureba nabi. Rero nakubwira ngo kwirinda biruta kwivuza, uramenye. Igikurikiyeho noneho rero cya 4, kumara amasaha n'amasaha utamwandikira. Kumwandikira mukandikirana, ubundi noneho rero ukamara umunsi 2 3 utarongera kumwandikira n'agategiste na gatoya, cyangwa kuba yakwandikiye ukamara umunsi 2 3 utaramusubiza. Ibyo bintu bigaragaza yuko nta gaciro afite mu maso yawe. Rero ukomeza kubikora, wowe ushobora kubivuga ngo wari uri mu kazi, utanga excuse ngo wari uri mu kazi, utanga inzitwazo, utanga mbese ibintu byinshi bitandukanye, ariko arabifinga yuko urimo kubeshya. Rero nubu utamwandikira, kuko no muri communication kwandika buriya ni ngombwa, kandi abadamu benshi bakunda kwandika. Uzabicunga umudamu umwandikira umurongo umwe akandika 50. Kubera iki? Impano yo kwandika abadamu n'abakobwa barayigira. Rero niwibona ukibona udakunda kwandika, cyangwa ukamwandikira gato na gato, ukandika ijambo rimwe, wakoresha tu emoji, utuntu tumeze ukuntu, n'utandika amagambo, umudamu azabona yuko utamwishimiye,
ubundi asubire inyuma yigendere. Rero uramenye kwirinda biruta kwivuza. Ikintu cya gatanu, igihe cyose umwereka neza yuko uhora uhuze, urahugiranye mu kazi, ntabwo mubonera umwanya. Iyo aguhamagaye uramubwira ngo uri mu kazi, ayo masaha y'akazi yashira ukamuvuga uti hari inshuti zawe wagiye kureba cyangwa zaje kukureba. Ibyo bintu byose rero bituma abona yuko atari priorite mu buzima bwawe, bigatuma rero agutakariza icyizere. Ibyo bintu byose biramunaniza, agahita abona yuko utari umugabo, utari umusore yarwanirira kugira ngo akugumeho, akisubirirayo, akajya kwikunda no kwikundwakaza ategereje undi musore mwiza cyangwa se undi mugabo mwiza uzaza mu buzima bwe. Kwirinda biruta kwivuza. Uramenye utazajya ukora ikosa ryo guhora uri busy buri gihe. Ushaka kuba busy uyu munsi ukabura huze, ariko se nejo bundi icyumweru kigashira kandi uvuga ngo ni umuntu muteganya gahunda ikomeye cyane. Rero umugore ufite ubwenge, umukobwa ufite ubwenge ntabwo azagutegereza, ahubwo azasubira inyuma ngo utamutesha igihe, noneho ngo abe arimo no gufunga umuryango wundi mugabo mwiza cyangwa umusore mwiza uzaza mu buzima bwe. Kwirinda biruta kwivuza. Muramenye. Ikintu cya gatandatu nanone, kutamuha umutekano, kudatuma yiyumva neza atekanye muri kumwe, guhora yumva neza yuko atuzuye, adakwiye mu maso yawe, agahora yumva neza yuko hari abandi bakobwa cyane n'abandi badamu bari mu buzima bwawe aribo witaho. Rero igihe cyose utamuha umutekano, utatuma yiyumvamo yuko ari we mugore wahisemo cyangwa umukobwa wahisemo, aho agahora akeka ibintu byinshi bitandukanye, atangira kwiga kwitoza gusubira inyuma kugira ngo azarebe ko hari undi mugabo cyangwa undi musore uzaza mu buzima bwe adakora nk'ibyo wowe umukora. Mwitonderere ibi bintu. Ikintu cya karindwi, igihe cyose utuma yiyumvamo yuko adakwiye kandi akiyumvamo neza yuko atari uwibanze mu buzima. Buriya mu buzima buri munsi umuntu aba afite ibintu byo gukora, ubasha gutegura ibintu 10 byo gukora uwo munsi, ariko niyo atari ku mwanya wa 10 none mu by'uwo munsi akaba atarimo, mbese akiyumvamo yuko mu gihe hari ibintu bibiri ugiye guhitamo utamuhitamo, bituma yumva neza yuko adakwiye mu buzima bwawe, akiga noneho kubaho udahari, noneho akajya kwiyitaho, agategereza ko hari undi mugabo cyangwa undi musore uzaza mu buzima bwe ubasha kumuha agaciro akamushyira mu by'imbere. Buriya umugore cyangwa umukobwa yari mu b'imbere, mu by'imbere byawe abyiyumvamo kandi aranabibona, ntabwo wabihisha nta nubwo wabibeshya. Rero mwitonde, uyu munsi abakobwa n'abadamu baragenda biga, ntabwo ibintu byo kubabeshya no kubazirika ku katsi. Umugabo hakuzirika imyaka 3 n'itanu, wajya kubona ku mwaka wa 6 ahita ashakana n'umuntu bamaranye ukwezi cyangwa se amezi 2, bahuriye mu muhanda, bahuriye mu modoka, bahuriye mu ishuri, bahuriye mu kazi, bahuriye mu isoko, mbese ugahita wumva ibibazo umugore akenda gusara. Rero badamu ntimuzarindirize ko abagabo babasaza mu myaka 5. Buriya uko agufata nk'uko muri iyo myaka 5 abafite abandi bakobwa, nawe rero birakwiriye yuko nawe ushaka abandi basore n'abandi bagabo umenyana nabo kugira ngo uyu nguyu niba bidakunze bizace mu kuwundi. Rero abagabo ntibakabashuke. Umugabo rwose ugufiteho gahunda agushyira mu by'imbere, kandi ntabwo ashobora kumara umwaka gahunda zose zitarangiye, ntabwo bibaho, kubera ko umugabo yafite gahunda akorera imbere mu mezi 3 anatanu ibintu byose aba yabishoje n'ubukwe bwose birimo. Rero umugabo uzakubika akakubika umwaka 1 2 kandi nta hantu azagupresenta, uzahora wigunze urimo kumwibazaho, uwo n'umugabo urimo kukuragira, arimo kukuzirika, kandi namara kukuzirika azakuzirika ahantu hagusige wajya kwishakira uwundi mukobwa cyangwa uwundi mudamu. Kwirinda rero biruta kwivuza. Muramenye. Ikintu cya 8 aricyo cya nyuma rero, kudakoresha imbaraga mu mubano. Ugasanga umugabo igihe cyose ari yicariye, ntabwo umugabo azi gutanga impano, niyaguhamagara ngo muhure mugire icyo muvuga, ni wa mugabo udashobora kukubaza ikibazo na kimwe mu buzima bwawe, ibyo ukunda n'ibyo wanga, ni wa mugabo utakubwira ibyo akunda n'ibyo yanga, ni wa mugabo utakujyana muri famiye, ni wa mugabo utakujyana mu nshuti ngo agupresentemo, ahubwo araguhisha. Ugasanga niba agiye no kugupresenta mu bantu arimo akavuga ati uyu nguyu ni mukansanga, turigana cyangwa se turaziranye cyangwa turakorana, nashaka kugaragaza isano mufitanye n'urukundo mufitanye, ntabyo avuga, ahubwo usanga rwose wumiwe atarimo kukuvuga mbese muri gahunda mufitanye.
rero nibyo nigisha mu byinshi bitambutse. Umugabo yarimo kugupresenta akakwita izina ryawe ati uyu nguyu ni Mukamurigo, uyu nguyu rwose turigana cyangwa turakorana, uyu nguyu ni Nyiraminani rwose ni umuturanyi, uyu nguyu wabona inshuti z'iwacu. ubwo se uwo mugabo azakujyana inshuti yanjye? Menya neza yuko ntazakujyana. Menya ko umugabo igihe cyose abazi icyo ashaka. Ariko nanone bagabo basore, nubwo muzi ibyo mushaka, ibintu 8 nimutabyitaho abagore bazajya babacika, abakobwa b'umumaro bazajya babacika. None musanga muzijye kwibona mubona murimo kurirukanka inyuma y'inyenyeri mwamaze gutakaza ukwezi. Kwirinda rero biruta kwivuza. Muramenye muzishinge ibi bintu bakobwa badamu mu biha agaciro. Ibintu ko ari 8 basore bagabo mu biha agaciro. Abagore uyu munsi bagomba kujya babyitaho kubera yuko umuntu yakuziritse ku kara. Mujya mwumva indirimbo ya Mukamusoni wategereje umukuzi amajoro 18,000. Ibaze koko amajoro 18,000 ubwo ngubwo ni imyaka ingahe? Rero kwinda biruta kwivuza. Muramenye hato mutazajya mwirwa murira mujya ngo sinababwiye. Mba nababuriye ntazagira umugabo uzakuragira, ntazagira umusore uzakuragira. Ibi bintu 8 nubibonamo cyangwa ukabona kimwe gitindamo muri iyo 8, uzamenye ngo uwo musore uwo mugabo arimo arakuragira, arimo arakubeshya. Noneho rero umuryango izagihimwa n'indyamirizi, azakubeshya ijye gushaka abandi bakobwa n'abagore ku ruhande arimo kurambagiza, nawe wemerera abandi bagabo n'abandi basore bakurambagiza. Kubera yuko nibwo buryo bumwe bwonyine butazatuma ubabara, kuko najya kurambagiza akakubeshya kwa muri mu rukundo akajya gushakana n'uwundi uzababara. Ariko iyo utabihaye umwanya, mbese mu gihe utaramwizera neza, uramenye ntumuhe umwanya ukomeye cyane mu mutima wawe, ahubwo emerera n'abandi bantu bakurambagize. Ubagarire yose kuko ubutazirizera ntirizarumba. Ariko nubona ari umugabo ugomba kurwanira ishyaka, yakweretse yuko ari umuntu muri kumwe koko muri gahunda ze za buri munsi z'igihe kirambye yagushyizemo, uwo mugabo uzamuha agaciro. Ariko natagira ikintu gushyiramo, natagira ikintu akubwira, ntuzishyire mu myanya. Ntabwo abagabo bajya babishyiramo mu myanya kuko ntabwo bikora. Niba wishyira mu myanya cyane n'ubundi bwabyo bizamusunika. Rero uyikwishyira mu myanya, ahubwo wowe menya umwanya ubarizwamo imbere y'uwo mugabo. Menya agaciro ufite imbere y'uwo mugabo. Niba guha agaciro uzabibona kandi uzanabyiyumvamo. N'utabyiyumvamo nuko nta bihari nyine, ubundi wikomereze urugendo. Ese hari iki kintu ushobora kwamura byo ntavuze? Yakira muri comments. Niba mushya kwica no kora like, kora subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibibyigisho inshuti n'abavandimwe. Ibyigisho kwana namwe kumwe na Dohote Uwimpuhwe, naho gutaha muri video ikurikira. Bye bye.